witwa Yago TV show aherutse gusaba inkunga y'amasengesho, ngira ngo ngiye kugusengera ariko ndabanza nguhanurire. Twaherukanaga ubushije nguhanurira umwana. Mbabazi TV gatatu mu biganiro wakoze waradushimiye, kandi natwe mu bindi twakoze twaragushimiye. Twaherukanaga nkubwira iby'ingendo, iby'abazafungwa, barafunzwe, abandi bajya mu bitaro ndetse bamwe baracyari gereza. Kandi narabibabwiye, ndababwira nti no kuvayo bizabagora. Abantu bakurikiranye ubwo butumwa hano murabizi ku Mbabazi TV gatatu, ariko harimo ubaje ari mushyashya, ubutumwa bwiza turabutambutsa. Nagira ngo rero ntizimbye ntanatinze, Yago ngiye gusubiramo ubu buhanuzi n'ubwawe. Kandi Imana bushije nari nakubwiye nti mu mezi 3 nibi nguhaye Mwuka Wera mbwiye ngo nkubwire, nabyo ndakubwira igihe bizasohorera. Kuko ubundi niyo umuhanuzi no opposite cyangwa se akaba negatifu cyangwa akaba positive, kimwe muri ibyo, ariko ntaba hagati na hagato ya ngi muri abo sindimo. Yago rero wasabye inkunga y'amasengesho uvuga uti ubwo narindi ku kazi ka misi yose nabonye message mbi, umugore ambwira ngo aragiye kandi anjyaniye umwana, kandi koko hano s'il vous plaît ndajeje ndaguhanurira, ariko mbanje kumvikanisha icyatumye usaba amasengesho, ariko sinange gusa n'undi muntu wari wese tumusabye gusengera Yago n'uyu mufasoni babyaranye ndetse n'umwana we. Yago mu nkuru rero nzi mu biganiro agiye akora byinshi yarabibibwiriye, ariko nanjye hano hari ibyo yambwiye nk'umuntu w'inshuti ye. Nibyo kandi ku bwa Mwuka Wera rero hari amakuru Imana yaduhaye ku bwa Yago. Urabona ko igihe gishize ni kinini utatse unavuze usaba inkunga y'amasengesho ku bagukunda, nanjye ndimo mu bayasabwe cyangwa se mu bagomba kugushyigikira no bagomba kwifatanya nawe mu gihe nk'iki ngiki cy'umubabaro n'agahinda. Haciyemo iminsi ariko nari nkibisengera, nari nkiri gutekereza no kubaza Imana, ndetse no kugira ngo tumenye neza tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, tumenye ukuri nyako kwihisha inyuma y'ibi bintu, tumenye n'inama twakugira n'umurongo twaguha. Koko Bibiliya iravuga ngo hari abagabo ni imigani y'ikinyarwanda n'ikirunda, hari abagabo ntihagwa ibara, ahari abagabo ntihapfa abandi. Haleluya. Ngira ngo rero Yago nk'uko wabyivugiye Gesimbi garukaho, ni isanganya wahuye nayo, umugore atwara umwana arigendera. Niba rero ari ikintu kibabaje, ni umuntu ugutwara umwana w'ifura, umwana ugeze igihe agukozaho intoki ze, papa mama utaha, ibaza imyaka 30 bumaze ugataha umwana ari buhamagare dadi cyangwa papa, kamema ari we mwana wa mbere, ni gikomere ni gisebe, ni ukuruma gihwa. Pole sana Yago. Imana hari ahantu igibika amasengesho y'abantu bahuye n'ibibazo nk'ibyo, marayika gukurireyo icyomoro akomore umutima. Warakomeretse. Ariko je ubuhanuzi nkuzaniye, Yago ugiye gushaka undi mugore. Mu kinyarwanda tugikosoye, umukobwa arashakwa ntashaka. Rero Yago agiye gushaka undi mugore. Imbere yawe hari undi mugore utaruriye, kandi uzasezeranwa na pastor. Ntabwo nigeze nkubona kwa padiri. Ibi bintu bikurikira: niba wifuza ko uyu mugore wawe agaruka mu kabana, urashyiraho amasengesho. Ushoboye kwiyiriza ubusa iminsi 3, ushoboye kwiyiriza ubusa iminsi 4, ushoboye gusenga nkamwe Yesu yadusengeye, ukajya prayer mountain ukaryamayo, mugore wawe Imana izamuvura. Ariko nta kindi kibyihishe inyuma uretse umurozi witwa Shitani.
shitani. Ntabwo mvuze ko n'uriya atari uwawe, ariko imbaraga zamukuye mu rugo rwawe, za satani, z'abarozi, z'ibisekuru, guhangana nazo. Ndazi hano abantu muri budutera amabuye. Guhangana nazo ni ukukenyera ukiyiriza ubusa, ukaba umugabo utari isugabo, ukaba umugabo ku rwego nge ntashobora kukubwira. Icyo nubona utagishoboye, icyo ukabona ntugishoboye, Yago, urazana undi mugore, mugire mariage kandi mubane, mubyara abahungu n'abakobwa. Kandi Yago uri umukristo, amaraso yawe ntabwo yenda naraguhanuye, abantu barambwira ngo nari kubanza kukubwiriza ubutumwa bwiza, nari kubanza kukubatiza mu mazi menshi. Yago, amaraso yawe imbere y'Imana arakonegise. Yago uri umukristo, nzapfa ejo cyangwa ejo bundi, cyangwa simbizi, yenda nzabibona, mbibonesha amaso yanjye, ariko ndabyizeye uri umukristo uzakora mu ikanguro. Nakubonye i Burundi uri kubwiriza, nkubona i Buganda uri kubwiriza. Yago imisatsi azayogosha, Yago azambara kositime, Yago azahagarara hanure aririmbe, azavuga Imana. Yago, kandi nanone nkutangariza Yago, Imana izagukubitira umwaku witwa abarozi. Ibi bintu ni abarozi bakugiraho, baragukenyerera. Shitani nagira icyo agenda agira icyo ahagazeho, kuko ntabwo ari amafaranga makeya yahukanishije umugore wawe, si inkoni. Kandi ibyo si ishingiye ku byo watubwiye, ibibera mu nzu ni byinshi, ariko shingira kuko uri Imana iduha. Rero ntabwo yagiye ku mpamvu z'impuzu, ku mpamvu z'uko adashoboye kujya i Burayi ngo umurihire, cyangwa Amerika, cyangwa amafaranga make. Icyamujyanye guhangana nacyo, nshuti yanjye, icyamujyanye, ikintu cyamuhagurukije mu rugo nicyo kwiyiririza ubusa. Mu Kinyarwanda abantu batukana ngo wangara agashaka kabiri, nkwifurije gushaka rimwe, ariko shuwa ni ebyiri. Uyu nguyu uko aguma hariya, uko atinda hariya, imbaraga nawe n'ubu butumwa arabwumva. Ndazi yuko nta kuntu Yago atamubwiye umuhanuzi, ibyo ntibishoboka. N'ubu butumwa arabwumva, uko atinda hariya. Bibiliya ivuga ngo iyo dayimoni imwe ibonye aho yinjirira, iragenda igahamagara indi, igahamagara indi, ngo zikaba inkubwe inshuro 7 kuruta iza mbere. Rero kandi isi turimo iragoye. Twese twemera gusengeranira, twese twemera gufashanya, twese twemera kubana n'abandi, gufashanya mu buryo butandukanye. Ariko abagusengera bakwiye kwiyiriza ubusa, bagahagarika ibiryo, bagahagarika ibyo kunywa, bagasiga abagore babo, bakaba bahagaritse abana babo. Niba koko bagukunda, bakarambya mu mazi, bakarambya ku kirago, bakajya mu rusengero bagatindamo, bakavuga Yago n'inzu ye cyangwa n'umuryango we. Imana ikirengagiza kugabitanya kwawe wowe Yago n'umuryango wawe, ikaguha urugo. Naho ibindi nge singendeye ku byo bavuga ngo abagande bararoga, ngo umugore wawe yari indaya. Oya, simbigarutse, ibyo ntabyo nzi. Ntabwo hano nje kuvuga ibyaha, sinje no kwihanisha, nje gutangaza ubutumwa bwiza kandi bwururutse umutima, bubohora. Yago, karagiteri zawe, imikorere yawe n'umutima wawe, Imana izakofirima ibintu bikeya, ibindi bisigaye uri umuziranenge. Ibindi bisigaye uri amaraso atariho urubanza. Nta rubanza rwose rukuriho, kuko hari n'abakora ibiruta ibyo ukora bafite ingo. Kira ni ikigeragezo, ririya ni igeragezwa, kuriya ni ugukomereka, kuriya ni ukubabara. Numva ntabona nuko sobanura, ariko mvuze muri iyi mvugo mu butumwa nkuzaniye. Fata umwanya wo gusenga, wiyiriza ubusa.
nushaka ufate n'iminsi 2 cyangwa 3 koko erega abagabo duteye mu buzima bumeze nk'ubw'intare intambwe. Abagabo dukozwe mu bintu bikomeye, ntabwo dukozwe mu ibumba. Oya, tinyuka uhangane n'uyu mwanzi. Icyo rero nikikunanira washimaho umugore koko ashaka kukubwira ati sinzagaruka. Umugore akakubwira nk'uko yakubwiye ati twarabyaranye umwana nzamwitaho, kandi koko akamwitaho. Washimaho ukumva ni urutare. Ibyo umugore ashaka kubivuga ku mpamvu z'uko atari buvuze, ahubwo icyakoze ibyo n'icyateye ibyo. Ushoboye kuba uri umuhanga nicyo warwana nacyo. Uhakana ubukuma aragarama mbivugiye aha. Niba udashoboye kwiyiriza ubusa ngo uyu mwana umurere, amategeko y'u Rwanda yemera ko umuntu asubirana umwana we cyangwa se umuntu ahabwa umwana haciyemo imyaka 7, niho umwana ashobora kubastinga aho agomba kuri kote yumva yifuza hagati ya se na nyina. Nawe rero iyo myaka 7 ni myinshi. Nibyo koko amafaranga uzaguma kuyabaha, ariko hari iki fegisiyo. Nawe regura umuntu umutima urakuzya, nubwo wihagararaho ugasoma ku mazi ukavuga, ushyiramo ikoboyi ukajya mu kazi, ukambara kositime, ukajya mu birori ugataha ubukwe bw'abandi, ugasura amafamiye yubatse ingo. Inshuti yanjye, umuntu wese wabyaye akagira umwana azi uburyo mu nda hazamo ikintu cy'uko ibigumbagumba by'umwana, ubuzima bw'umwana muri wowe ukumva ubuzaho kwigwa ibuze naho ujya. Niyo mpamvu rero buno tuvugana iyi saha n'uyu munota yago hari umuntu ugukunda nakwiyiririza ubusa, kandi ntugire ngo shitani arapfuye. Shitani ntapfuye, kandi si jyewe wa mbere sindi n'uwanyuma. Yego uri umukristo. Izo iratabara obyemera utobyemera, iratabara obyemera utobyemera. Hari abantu bahaye amafaranga barenze umwe, abandi ubaha impuzu, abandi ubaha ubuzima, abandi urabivuganira, abandi urabafasha. Siniyumvisha ukuntu shitani ishobora kubaka ikintu cy'ikizu ku buzima bwawe cy'umubabaro n'agahinda ikacyuzuza. Shitani amara kucyuzuza igashyiramo ibyumba by'amarira, agashyiramo iby'amaganya muri icyo kizu, igashyiramo ubuzima bubi. Ibyo bintu byose bikaba kuri Yago. Mwese muraho muvuga dukunda Yago, big energy, dukunda Yago, twemera Yago, rererere turi nyuma ya Yago. None iyi nzu niba mutayisenya, urukundo rwanyu rushingiye kuki? Rurihe? Rumaze iki? Kumukunda ni iki? Ubundi gukundana ni iki? Urukundo rudashingiye ku bugingo, urukundo rudatabarana ko yagwaguye mu byago. Shuti iboneka ryari? Mu byago. Funi bagara umushuti n'akarenge. Mubabarane n'abababaye, munezeranwe n'abanezerewe. Uyu munsi wa none witwa Yago aratangaje ukuri kwe, amenya umuceri. Ko timwe y'abamurwanya n'abamwanga, gisi ndimo nta n'umuntu burya jewe nanga. Umuntu nanga ni shitani n'abamwumvira n'abamukorera. Ubwo ndakwirinda kuko ntabwo umuntu yabaze mu ntoki afite inzoka ngo nguhobere ngo turi inshuti. Oya, ahubwo ndashyiraho protection, dushakisha uburyo twakwaka iyo nzoka ariyo shitani, noneho duhoberana. Hako ntabwo wabyuka mu gitondo ngo wisiga uburozi, ngo ubyuke kare uraho umukozi w'Imana yambuneza mu. Oya, nigarukire rero. Shitani yateguye ibintu, ategura icyobo, aragicukura, aracyuzuza, Yagwa kiguyemo. Shitani yubaka inzu kuri we y'umubabaro n'amarira n'agahinda, iruzura, Yagwa yitashyemo. N'umwana w'ubarababaye, na nyina arababaye kuko na nyina ntanezerewe. Uyu munsi wa none Yago harakora umuki. Ahari abagabo ntihagwa ibara, kandi ahari abagabo ntihapfa abandi.
iby'Imana ivuze, iby'Imana yavuze n'ibindi izavuga, ibyo yakoze n'ibindi izakora. Ese koko turuce turumire, waho azabishakira azagaruka, natwe aho tubishakiye tumukingurire, cyangwa se nta cyakorwa cyangwa se cyaranakozwe? Njye nk'uko wasabye inkunga y'amasengesho, nanjye ahubwo ni nayo mpamvu mbigize public. Ese abantu mukunda Yago hano, kuko ndazi muri kumbwira ngo kuki utamusanze, kuki utamwongoreye, kuki utamutelefone. Ubundi batelefona Yago, ibi bintu biri hanze, biri ku karubanda. Iyo usebeye ku karubanda, n'iyo utabaye utabarirwa hehe? Ku karubanda. Yago abantu bamukunda, Yago abantu bamwemera, Yago abantu yagaburiye, Yago abantu mbese yagiye yitangira ku manywa na nijoro. Esike hari urupfu rurenze ubu? Nta rupfu rurenze ubu, kuko ujya gupfa abanza gupfa umutima, kandi akabanza kurira no kubabara, ariko biri kototera hehe? Ni inzira iri gushya, ni umutima uri gushya, ni umutima uri kubabara. Ariko Imana ishimwe ko bose ni bazima, bose ni bazima. Uyu munsi wa none rero, ubu Yago arwaye uburwayi utabonera umuti n'urukingo. Umwana wa Yago nuko, n'umugore wa Yago nuko. Rero tugaruke mu nshuti za Yago. Fundraising yanyu yaba akeneye miliyoni 10 muba mwarazimuhaye, yakenera 30 miliyoni muba mwarazimuhaye. Aha rero niho ibanga ry'Imana riri. Bunakeneye imbaraga z'amasengesho. Naho ubu no mu kiganiro wakibeshyo nuko yenda bifitemo uburambi. N'imodoka ubu watwara ukayiboma ku musozi, ukayikubita ku musozi, cyangwa kubita ku mukingo cyangwa ku mugina, cyangwa kagwa muri rigori. Abantu rero inshuti zo mwisi, niba mutari inshuti zo mwisi, abantu bakurikiye Yago kubera imikate, ubwo niho tugiye kubirebera. Abantu bemera Yago kubera imitsima, ubwo niho tugiye kubirebera. Ariko niba Yago koko ari Imana yabahuje, kakugirira neza ukaba umwemera, wamwandikira muri comment ugashyiraho udutima nka bamwe bakunda Rocky, muramenye mutazaba nka za nshuti zari inyuma ya Yesu kubw'imigati n'amafi, ariko Yesu yagera mu kiboko, yagera mu migeri, yagera mu gipfusi, umwe ati njyewe rwose ndagacibwa ibere, sinigeze no kumumenya uwo mwami w'Abayuda, yiyita umwami w'Abayuda, na Petero ngo aramwihakana. Rero amasengesho Yago yasabye, ntabwo yasabye amafaranga, aravuze ngo ni musengere, aravuze ngo ni mumbe hafi, aravuze ngo ndabinginze kwiyakira. Yesu yaravuze ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Aragaruka aravuga ngo iki gikombe kindengana. Hano rero simpanuye ko umugore wa Yago yagarutse cyangwa atagarutse, simpanuye undi mugore Yago agiye kurongora, ahubwo mu butumwa bwihutirwa byose birashoboka. Ari uyu yagaruka akavamo umugore, nanashaka n'undi azamushaka avemo umugore. Ariko njye nkwifurije niba ubishoboye, niba ubishoboye, wowe wangara agashaka kabiri, wasengera uyu ukambara amagunira ukaba nka Esiteri cyangwa Moridekayi, uyu mugore mukasubirana mukabana, Satani kamuvamo, Satani agatsindwa n'ububi bugahenengera nk'amahembe y'inkosho, ubundi ukambarira ubwiza bw'amashimwe y'Imana, Imana ikagukorera ibitangaza. Kuko birababaje biteye n'agahinda umuntu nka Yago, abasinzi bifitiye abagore, abasinzi bifitiye abagore, umusinzi afitiye icupa atahana kari kubita mu mutwe w'umugore n'igipfusi n'umugeri, ariko umugore akigumira mu rugo. Yago si umukene, Yago ni iki kintu umugore we yashingiyeho yahukana? Nta na kimwe. Ni iki kintu Yago cyaba cyaratumye umugore atihangane, atakihangana? Ni ubuhe burwayi Yago yaba afite? Yago si ikiremba. Yago ni umugabo ukomeye, n'umugabo muzima. Ariko
akaje gahimwa n'akakazanye, nkwemereye amasengesho ndetse yo kwiyiriza ubusa, n'abandi babishaka. Dufite amasengesho y'amezi 3 hano ku Mbabazi TV 3, turashyiraho nimero muca imbogisi, dupange uko twasengera mwene data nuko twamufasha, ariko mu nkunga y'amasengesho. Iby'amafaranga ni bisanzwe, ibyo kereka uko umwuka yagushoboza, ariko jewe nishime ko twasengera Yago, urugo rwiwe, umwana wiwe, kuko uyu mwana Imana yamuvuzeho inkoresheje, uyu mukobwa Imana imuvugaho inkoresheje. Siniyumvisha ukuntu uyu munsi twatera imbuto ikamungwa cyangwa ikabora cyangwa igatakara mu mahwa cyangwa ikagwa ku kara cyangwa ikagwa mu nzira. Nishimiye ko Yago nzamubona ari umuvugabutumwa, nzamubona ari umukirisitu ku rwego ruteye imbere kandi rwiza. Nishimiye ko rero tutabibaho umwanzi yasarura, ahubwo twabibaho Kristo azasarura ndetse natwe tugasarura. Ngira ngo rero nubwo butumwa bwiza dutambukije, duhumurije Yago, twihanganishije Yago n'inshuti ze n'abavandimwe be. Pole 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 pole. Mungu agusaidie, aguhurumie, akutendeye nema. Turagushimiye Mwami Yesu, umwanya n'akanya dufashe, ni wowe uzitangira n'iherezo ku buzima bwa Yago n'urugo rwe n'umwana we n'umupfasoni wiwe nawe. Duteye intambwe imutere 99, kandi twishimiye ko shitani yatsindwa uhereye aho shitani yatangiriye kugeza umurimbo yumukuye mu isi. Ngaho rero tuguhaye icyubahiro, tugushimira ko uri Alpha uri Omega. Ubutumwa bwiza bwo bukiza Yago n'umuryango we n'inshuti ze. Kama ijambo ryiza ryubake aho rigomba kubaka, kandi ribiri senya aho rigomba gusenya. Mu izina rya Yesu Kristo. Wubakisha ubuntu bwawe n'urukundo n'imbabazi n'imbaraga zawe none n'iteka ryose. Amen. Turabakunda cyane rero, ukande subscribe, ukorera ikukoreshe ya none n'iteka ryose.